abanjye aho muri hose ndabasuhuje. Indamukanyo yacu ni yayindi nkuko bisanzwe, ningira nkugire nkunda ndushe. Nizere ko aho uri hose wowe ukurikiye iki kiganiro, wowe wamaze kugera mu ruganiriro rw'umurage w'icyizere, uguwe neza nkuko mpora mbikwifuriza. Ariko kandi niba hari n'ikitagenda, humura, ejo ni heza. Ibintu byose birashira, ejo bizahinduka. Uyu munsi uri kubabara, ufite agahinda, ufite ibibazo, ndetse urabona rwose wabuze aho uhungira, ariko humura, kuba ugihumeka ibintu byose birashoboka. Reka rero nongere nguhe ikaze bundi bushya hano mu ruganiriro rw'umurage w'icyizere. Inshuti zanjye, tumaze kubona rero ibyiciro by'ikigare, peer pressure. Tubonye ibyiciro bitandatu, ntago bivuze ko nawe utaba hari ikindi uzi wanyunganira, twashyira mu ruganiriro, washyira muri commentaire, ubutaha tukabyigaho nabyo tukabivuga. N'abasoma, kubera ko n'ubundi amasibo yose tuba duhuriye hamwe, niyo commentaire barayibona. Ibyo byiciro rero, ibyo bigare bitandukanye, cyane cyane biriya byiciro bitanu, tudashyizemo iki kigare nsorejeho cya nyuma cyitwa positive peer pressure, n'ubundi birumvikana bigira ingaruka mbi. Kandi icya gatandatu cyo ntabwo turi bugitindeho, n'uwatekereza byakwivugira. Ni icyiciro buri wese yakwifuza kubamo, ni icyiciro buri wese yakumva yagira abo bantu. Biriya bindi rero byavuzwe haruguru bigira ingaruka. Izo ngaruka rero zishobora kuza mu bice bibiri. Twavuga nk'aho ari ibice bibiri. Twavuga nk'ingaruka ku ruhande rw'imibanire. Ingaruka ku ruhande rw'imibanire, haba mu muryango ndetse no muri sosiyete muri rusange. Hakaba n'izindi ngaruka ku bijyanye n'ubukungu cyangwa imishakishirize y'ubuzima, ibyo twakwita financial and business. Ingaruka zaba mu muryango bitewe na bya bigare cyangwa se muri sosiyete muri rusange, n'ingaruka zishobora kuba mu gice cyangwa mu gisata kijyanye n'ubukungu cyangwa se imihahire cyangwa imishakishirize y'ubuzima buri munsi, financial and business. Tuvuge rero nko ku ngaruka ku bijyanye n'umuryango cyangwa na sosiyete, zishobora kuzanwa na peer pressure, zishobora kuzanwa n'ikigare muri kategori twabonye. Ingaruka ya mbere mu muryango cyangwa muri sosiyete ni ukuba utariwe. Ni ukuvuga ngo niba ushyizwe kuri pressure yo gushaka ibintu birenze ubushobozi bwawe, uzaba utariwe kugira ngo ubigereho. Usanga benshi bahitamo kwishushanya. Bakaba mu buzima butari ubwabo kugira ngo bashimishe abo bandi. Niba uri kuri pressure yo kumva ko ugomba kubaho, n'urugero utunze imodoka nk'iya kanaka, uba mu nzu nk'iya kanaka, nta mudakura hamwe, icyo gihe uzaba utariwe. Uzishushanya kugira ngo ukunde ubwo buzima ubugereho, kandi ugasanga uri kubikora atari uko ubikunze, aho kugira ngo ushimishe cya kigare. Kuri iki gihe abantu benshi bariho batari bo. Ingero zirahari, bishobora kuguhira cyangwa ntibinaguhire. Ugasanga byahiriye kanaka,
mubanamo aho ngaho muri icyo kigare, we ntibiguhire. Hari ingaruka rero ya kabiri, ni ugutakaza indangagaciro zawe. Hari uwo uri we, hari indangagaciro ziba zikuranga, hari izo watojwe, ariko neza neza ukiyambura ubutore kugira ngo ushimishe cya kigare, ukemera ugakora ibintu uzi ko ari bibi. Ahangaha buri wese nzi ko ahangaha uri kureba iki kiganiro yatanga urugero. Buri wese niyagenda atanga urugero rumwe ntawahuza n'undi. Indangagaciro ukazitakaza pe. Utakaje indangagaciro birumvikana nyine ubu utari we. Iyo umaze kuba utari we, hasigara noneho ikintu cyitwa kwiheza mu muryango. Ugasanga wiheje mu muryango, wiheje no ku bandi bantu bakakugiriye inama. Hari indirimbo imwe bajya baririmba ni ya kera, ugasanga warasirimutse urenga abasirimu. Bati mwana wa mama uzagarukira hehe? Warasirimutse urenga abasirimu, hahandi noneho wagiye no muri icyo kigare kuri ya peer pressure. Noneho abantu bakakugira inama nk'abo mu muryango, za nshuti nziza ziba muri cya kigare cya gatandatu ziri positive, muri positive peer pressure, ntukizikoza. Abo ni wabikoze kuko hari ubuzima ushaka kubamo. Indangagaciro waraziyambuye, ntukiri wowe, nawe si wowe. Toujours ingaruka za bya bigare. Akunga ibyo ngibyo bikazana no gusenya umuryango. Umuryango ukagenda ugasenyuka pepe. Hagasigara ntawe ukikubona. Wagiye mu kigare uri umubyeyi, abana barakwibagirwa. Barakwibagirwa burundu. Mbese nta munsi ugira wo kwicara hamwe. Twagiye, twagarutse, twakoze ibi, twagize. Mbese ubuzima bwawe bwose wenda apari akazi, kuko ni wowe utunze umuryango wawe, ariko ugasanga indi minsi abana barakubuze, waba papa waba mama. Uri muri cya kigare, uri umupapa rwose, buri munsi yari mu gihe cy'akazi utahunaniwe ukaryama, nabo bagiye kwiga muri weekend, wagiye muri cya kigare cyo kunywa akabyeri no kwihesha agaciro n'abana bato no kwisazura. Abana bakakwibagirwa, abana bagasigara ari abo bakoze. Ingaruka ubwo zikurikiraho twese turazumva. N'utari umubyeyi utarabyara nawe izo ngaruka yazumva, ziri psychologique, iziri physique. Abana bagapfa mu mutwe, bakiga indi mico kuko udahari. Physically nabyo birashoboka. Amagambo mawe baba babwirwa n'abatari ababyeyi babo, n'ubundi n'abawe baragutaye. Iyo nindisije. Si ibyo gusa. Ubwo ni hagati y'ababyeyi n'abana, n'ababyeyi ubwabo. Ibigare bishobora gusenya relationship y'umugore n'umugabo. Birashoboka cyane pe. Birashoboka. Ntago mvuze ko abantu bose baba bataragize amahirwe yo gukomezanya ari ibigare bazize. Oya, buri wese na mugenzi we babiziranyeho. Ariko ntitwirangagije ko ibyo bigare hari n'abantu bishobora kuba usanga nka relationship zabo zarishwe n'ibigare atari ubushake bwabo. Sometimes yanasubiza amaso inyuma akabibona koko, bagira amahirwe bagasubirana iyo babashije kwicara bakabiganiraho. Ariko nubwo basubirana hari aho bakomerekerezanije kubera toujours cya kigare. Cya kigare kikubwira ngo uwo si uwawe. Ubu ngubu hasigaye hariho n'ibintu byo mu nsengero by'abahanuzi utapenya. Nacyo ni ikigare, ukagendera mu kigare ngo cy'ahantu usengera.
bakagenda neza neza bakakwangisha umuryango. Inshuti zanjye murabizi, aho umuntu rwose ahagarara imbere y'undi akamubwira turiya mugabo si uwawe, niko Uwiteka avuze. Uriya mugabo si uwawe. Kandi abo bantu babyaranye abana 2, 3, 4, 5, bamaranye imyaka 10, niyo yaba 2, niyo yaba 1. Ntago abantu bashobora gufata initiative ubwabo, ku bwabo ntacyo bakwishoboza, ariko murabanye mumaze imyaka runaka. Umuntu aturutse hariya muri cya kigare cy'abantu musengana cy'ubuhanuzi ngo uwo mugabo si uwawe, ngo uwo mugore si uwawe. Ni gute se atari uwawe kandi mumaranye iyo myaka yose se mumaranye? Ubwo Imana itarabahaye umugisha mwagakwiye kuba muri kumwe? Ntago mwari guhura bigahita birangira? Izo zose ni ingaruka toujours bigaruka ku muryango, bigaruka bikomeretsa umuryango, bigaruka bikomeretsa bibereye mu muryango, bigaruka bisenya indangagaciro na kirazira, ibintu tugomba gushingiraho kugira ngo tubeho ubuzima bwacu bwa buri munsi, tube turiho duhumeka amahoro. Ibyo bigare bishobora gukurura imyitwarire mibi yakugusha no mu ngeso mbi. Urumva iyo ushatse kuba utari we, indangagaciro ukazishyira ku ruhande, usigara utigenga, ufite izindi mbaraga zigukoresha, ukabashiduka wagiye mu mico mibi. Hahandi umuntu wese akureba akajya yibaza icyo wabaye. Bose umuntu wese icyo bita gukubitwa n'inkuba, kanaka yahindutse ati byagenze gute? Ariko ni cya gitutu cya kigare runaka, cya kimwe muri bya bigare navuze, ugasanga ugiye mu mico mibi. Umuntu aragiye rwose agiye mu mico y'ubusambanyi, agasigara rwose yumva ari na safe. Kigare kikakumvisha ko ubuzima bwawe n'ubwawe, enjoy your life, enjoying life, ukumva ko ni izo nzira. Kandi n'ubundi buryo wacamo enjoying life, ugasanga ugiye mu biyobyabwenge. Rimwe na rimwe rwose ugasanga rwose haziyemo rwose n'ibintu by'ubusambo, bakwigishije kuba igisambo, bakwigishije ubujura. Ugiye muri za kategori zose hari ibyo ubona usanga bigusunikira kuba umujura, ugasanga ugiye mu bintu by'uburiganya. Umunsi ku munsi tuya tubona inzego z'ubuyobozi cyangwa z'umutekano zitwereka nk'abantu bagendeye mu bigare, ari ikigare kinini, ari abantu banini bakoze ibintu bibi cyane kugeza ubwo babashyize kuri public. Buri ushobora gusanga muri bari abantu hari umuntu wagiye no muri icyo kigare anabibona ko ibyo bintu ari bibi, ariko kugira ngo atitandukanye na bagenzi be akemera akabikora, akemera agatakaza indangagaciro. Basanga ari uwabigiyemo rwose kugira ngo mbese batamvuga, bavuga ngo iki n'ubugwari, ibiki n'ibiki. Hari indi ngaruka, usanga ibyo bigara kenshi bigukururira mu gutakarizwa icyizere. Turacyari mu muryango na sosiyete muri rusange, no gutakaza ubushobozi, ugatakarizwa icyizere, ugatakarizwa ubushobozi. Urumva iyo umaze kuba utari we urahinduka, hazamo kuriganya, birumvikana, hazamo kubeshya, ukaba nyine utari we, ukipasa muremure, wenda aho ukura nta bushobozi ufite, ugatangira kwinjira mu buriganya. Wariganya uwa mbere, wariganya uwa kabiri, bagasigara barakumenye, bakagukuraho icyizere. Cyangwa kanaka twabonaga disi yitonda, ibiki n'ibiki, none reba n'ubushobozi byensiri bukabura. Niba hari umuntu ari kuguha amahirwe runaka, akuzi uri umuntu witonda, ukora iki kintu, utuje, ufite indangagaciro na kirazira, agasigara agutakarije icyizere na bwa bushobozi yari kuguha, yakubonagamo, akaba atakibukubonamo, kandi agahererekanya amakuru n'abandi
bigapfa bigapfira hariya, ukazasigara bya bigare wishinze, noneho biguteje ikibazo wowe utazabona uko wikuramo. Ibyo byose rero, izo ngaruka zose navuze, finale yabyo ubundi, izo ngaruka zose finale ni ukukuzanira agahinda gakabije, gashobora no kuguteza n'urupfu. Ibyo byose ukabinyuramo, igihe kikabanza kikakonsa, amahirwe akaguhira, ariko finally ukaba rwose ushobora gushiduka. Hari ababigiramo amahirwe, ariko si ubwo nijya kuri muri abo banyamahirwe, ku buryo wumva utakwigira mu kigare cyiza, ugasanga n'ubundi finally abantu bafite agahinda gakabije. Abantu benshi muri iyi minsi bafite agahinda gakabije, bafite depression. Ijambo depression ryamaze gufata indi ntera itarabagaho mu bihe byahise. Ibyo byose bizanwa na bya bigare, wabaye utari we, wishoye mu bitari ngombwa, watakarijwe icyizere, igihe cyaragucitse, kugisubiza inyuma byaranze. Nturi kubona uko wasubira muri sosiyete ngo uvuge ngo narahindutse, nta proof ufite, ugasigara wigunze. Cyangwa wahuramo n'ikibazo runaka, hari ibigare bikujyanisha mu mico ishobora no kuzana n'uburwayi. Wamara kurwara, umubiri wamara kukugaruka, bya bigare bikagutera ishoti. Iyo bigutera ishoti rero, ugasanga wabuze ibwamubura no kukarubanda. Umuryango ntikikumva, sosiyete ntikikumva kuko wanayikuyemo, abakoresha ntibakikumva, watakajwe icyizere, uranarwaye, umubiri nawe uranze, ugasigara noneho ka gahinda kakurenze, ukabana kwiyahura. Ngizi ngaruka za bya byiciro by'ibigare. Reka rero noneho turebe ku bijyanye noneho n'ingaruka z'ikigare, ku bijyanye noneho n'ubukungu cyangwa n'imihahi, n'uburyo unyuramo kugira ngo ubone uko ubaho, financial and business. Ushiduka waratakaje umwimerere mu bikorwa bya kinyamwuga, ugasanga akazi kawe wiberagamo, kubera ko kutakigakora mu buryo bwiza, kubera ko nyine cya kigare mubanamo cyagukoresheje amafuti runaka, ukanabibona, ugashiduka waratakaje nyine umwimerere mu bikorwa bya kinyamwuga. Ugasanga rwose ujya gusaba akazi kuri diplome yawe, mu ma interview, ibyo uzakora uko bizagenda, ari ugasanga ikigare kiguhinduye undi muntu. Ugasanga usigaye ufata ibyemezo binyuranije n'amahame y'akazi ukora, kugira ngo gusa udatakaza ba bantu muri kumwe. Reka mbikore ntabatakaza, reka nsinya aha, reka ngenda aha, reka nkore ibi, reka mvuga ibi, reka nshyirishemo uyu, kubera ko ari ikigare gusa cyagiyeho cyo kugira ngo mushyirishemo umuntu runaka. Akazi ikigare akavuga ati reka uyu muntu tumushyirishemo mu kazi, animuka ahangaha ntibinashoboka, abe yafatirwa n'ibindi byemezo bikomeye. Bakavuga ati abantu 6 nibabyemeza, wenda turamuha igihano runaka, turamuha mutation disciplinaire, turagira gutaho zitangwa, nawe ukemera ugasinya ubona ko atari byo. Watakaje ubunyamwuga, watakaje umwimerere w'umwuga. Ugasanga uri kugenda ufata ibyemezo bidahwitse kugira ngo gusa ukunde wisanishe na bagenzi bawe. Byo ntabwo ari ibintu umuntu yarindira kujya gusobanuraho. Ibyemezo bidahwitse rwose, ukavuga uti sinakuyopoza. Uri mu kazi kawe, waje aho ngaho kugira ngo wamamaze indangagaciro zijyanye n'akazi, ariko ukajya usanga
ibintu byose wabizambije kugira ngo ushimishe ba bantu. Aho ngaho rero hari icya kabiri. Biriya bigare bishobora kuzana indi ngaruka ijyanye n'umutwaro wo gusesagura. Ukumva ukagira umutwaro wo gusesagura. Umutwaro wo gusesagura ni kwa kundi wumva ugomba kugendera ku muvuduko wa cya kigare. Ukumva urashaka kugendera, niba bavuze bati buri cyumweru tuzajya dusohoka, iminsi y'akazi, kuwa gatanu yego, kuwa gatandatu no kuruka, kuwa gatandatu ku cyumweru tugomba gusohoka. Ugahita ugendera muri icyo kigare, ariko ntubanze ngo utekereze se aho nkura niho kanaka kura, niho bimeze gutya, niho bimeze gutya. Ukasanga uri kugendera ku mutwaro wo kumva nawe usesagura, ugomba kugendera mu kigare cyabo. Niba ari ibyo banywa biyakiriza bihenze, nawe rwose ugomba kubaho ngaho muri icyo kigare gihenze, ndetse ukemera n'ibyo wanywaga ukabirenzaho. Niba winyweraga ikiguri cya 5 uti ndajya mu byo mu karahure kagura ibihumbi 20 kugira ngo gusa cya kigare kitakubonamo, mbese kuri fake. Ukumva ko ugomba kugendera mu modoka ihenze. Wari wifitiye akamodoka kawe kabazi n'igiki, kabasumba gutira, kagusunikaga n'abawe se niba bahari, ariko cya kigare nyine guhora kikubwira ariko mani, kubera ko baparika nziza nawe ntugakabye biki, imodoka yawe iradusebereza izacu. Ukumva ntushaka kubatakaza, ukemera ukajya mu makredi yenda atari ngombwa utateganije, ugasanga unayatsa atari ikintu kizagaruza, ari ikintu anytime gishobora no kuba cyahura n'ibibazo bitandukanye, ariko ukagira wa mutwaro wo gusesagura kubera cya kigare. Hari indi ngaruka rero ya gatatu mu bijyanye n'icyo gisata cy'ubukungu, financial and business. Ugasanga ikigare kigushyize kuri pressure yo gukora ibintu bijyanye binyuranije n'amategeko. Ugasanga ukoze ibintu binyuranije n'amategeko kugira ngo ugire abo kingira ikibaba. Urabizi tuvuye niba muri mu bijyanye n'ubucuruzi, ukabizi neza ko produit uwo mucuti wawe mubana mu kigare atanga zitari nziza, mbese zishobora no kugira ingaruka ku bazikoresha, ariko ukemera nawe ukamamaza ukavuga uti ibintu byo kwa kanaka ni neza, ukabikora rwose. Ukumva mbese kugira ngo udatakaza wa muntu. Ugasanga nko muri serivisi runaka ugiye kurya ruswa, cyangwa se ugiye gutanga ruswa kugira ngo ukunde ugere ku ntego y'ikigare. Ikigare cyavuga ati wowe kugira ngo biriya bintu bigereho tanga akantu. Rimwe na rimwe ukaba wanahuramo n'ibibazo, ukaba wanabigenderamo bagasigara. Wowe tanga akantu, va muri ibyo ngibyo, cyangwa se akira akantu karye kamire. Kana kane ushaka kuguha akantu kamire umusinyire. Cya kigare kigatuma neza amategeko uyirengagiza, kigatuma wakingira abantu ikibaba, wabahishira ku bintu bizazana ingaruka ku muntu umwe cyangwa benshi, bishobora koreka imbaga mu buryo bw'ubukungu, mu buryo bujyanye n'ubuzima tubamo kenshi dukoresha kugira ngo tubeho. Ariko ukemera kugira ngo udatakaza ya groupe yawe, ukiyambura ubwo bumuntu, ukemera ukanyuranya n'amategeko. Ikigare kigusunikira mu guhimba cyangwa guhishira amakuru y'ingenzi. Ugasanga rwose hari ibyo uhishiriye, hari amakuru y'ingenzi yari kugirira sosiyete yose akamaro, yari gufasha,
ariko wowe ukagenda ukabihishira ukavuga uti giye sinakwitandukanya n'ikigare cyanjye. Ugasanga ibyo bintu bishobora no kukuzanira ibihano. Kuba wamuhishiriye bikaba byakuzanira ibihano, bya bihano numara guhanwa bizagenda bigere no ku muryango, nibiva ku muryango bigere kuri sosiyete, n'ubundi byongere bikora serikire. Ariko toujours ari ukurwana kuri cya kigare. Indi ngaruka ya gatanu, usanga hari uburyo ujagarara, mbese ubona utari stable mu bijyanye no gushora imari, ugasanga uri gukora ibyo utatekereje ugendeye mu kigare. Ugasanga abantu baricaye, niba ari ikigare runaka cy'abashoramari bagenzi bawe, bakicara bati tugiye gushora imari mu bijyanye n'ibi bintu, bizambuka imipaka, bizava hano, bizagira gute, dushyire hamwe dukora iki kintu. Noneho kubera ko ari ikigare, ntunatekereze kabiri, ugahita uvuga kugira ngo ntakaze aba bantu, nanjye reka nshoremo. Ugahita uvida akaga konte kawe n'umuryango, ugahita ushora muri bya bintu, ntutekereze n'ingaruka, ejo bikaba birahombye. Iyo bihombye bihita bitangira kuzana za ngaruka zo kutumvikana n'umuryango, ibikuba biracika. Sometimes ikigare ntikinatuma uganira n'umuryango, kiba kikwereka ukuntu ubushobozi bwawe ari ubwawe, ukuntu amafuti yawe ari ayawe. Baba baguha ingero, bya bigare bikoresha amagambo, we tsinda, mufitiye umugabo nibwo buryo bwe, ntabwo ari byiza ukubwira umugore cyangwa umuparteneri wawe n'umugabo, wowe kora azabona ibikorwa. Ntutekereze ko icyo kintu gishobora kugira ingaruka mbi. Menye yuko mwabanza mukakiganira, ni byiza. Hari amakuru ukuye aho ngaho muri icyo kigare, ariko yaganiye n'uwawe, wijya kuri pressure. Ugasanga ugiye gushora mu bikorwa bihenze kandi nta bushobozi ufite. Rimwe na rimwe ufashe umutungo uhuriyeho n'abandi, n'umuryango, na famiye, n'abavandimwe, uragiye bagejeje icyo gitekerezo ukababeshyura bizi ko bidashinga, bakagusinyira, ukawugwatiriza, ukabukubise mu bintu binahenze, binanyuranije n'amategeko, ubizi ko binyuranije n'amategeko, ariko ko ari ikigare kigiye kubikora ugashoramo. Cyangwa ugiye kuri pressure y'ibintu byose bihenze. Ibi bya bindi navugaga no mu bucuruzi, ubwo kanaka haguruka ahangaha akajya kurangura ahangaha, nanjye ngombe mpaguruke ngende njye kurangura ahangaha. Ugasanga ugiye kuri iyo pressure, ugasanga ugiye kuri pressure irenze. Kanaka agiye gushora imari muri iki gihugu, nanjye ndagiye, nanjye gushora imari muri kiriya gihugu. Ni byiza, ari ibintu waplanifiye, ari ibintu waganiye n'umuryango, amakuru yatanzwe, mwayasharinze nabo biri ngombwa, ariko ntuwumve kuri pressure ya cya kigare. Izo rero ni ingaruka, zimwe mu ngaruka navuga ziterwa na peer pressure cyangwa se ikigare, muri kategori zandi twavuze haruguru eshanu zibanza, atari ya kategori ya gatandatu nziza. Ugasanga bigize ingaruka ku bukungu cyangwa ahandi hose wabukura icyo kurya. Ibyo byose rero turebeye hamwe, ntabwo ari ihame, hari ibyo nawe washyiraho. Ibyo gihe nibyo narebye ngo tuganire uyu munsi mu ruganiriro rw'umurage w'icyizere. Reka tugire tuti, tumaze kubona icyo peer pressure ari cyo, tukabona ibyiciro, tukabona ingaruka, haba mu buryo bw'umuryango, haba na sosiyete, haba mu buryo bw'ubucuruzi. Mu by'ukuri umuntu wese ahangaha ntekereza ko hari uburyo yabyumvise, hari uburyo se abibona,
umunsi ku munsi, byaba bimubaho, byaba byaramubayeho, byaba biba kube, byaba biba ku baturanyi cyangwa ku bababona. Ariko mbere yuko dufata umwanzuro w'ibyo ngibyo, w'ibyo byose, kuko icyo twifuza ni uko ikibi cyahinduka icyiza, icyiza kikaguma. Hari ibibazo twakwibaza mbere yuko twafata umwanzuro ku kigare. Ibibazo twakwibaza bikubiye muri iki kintu. Hari ikibazo numva buri wese ubyumva nkanjye yakwibaza. Ubundi n'itegeko cyangwa birakwiye ko ugomba gukurikiza ibyo bagenzi bawe nyine bakora, rimwe na rimwe ubona ko bitanasobanutse, rimwe na rimwe ubona ko byagusha mu kaga, rimwe na rimwe ubona ko hari ababangamirwa ukabibona, rimwe na rimwe ubona ko bigukuraho indangagaciro zawe na kirazira. Ariko ibyo byose ukabirenzaho umutimanama wawe ntuwumvire, kugira ngo ushimishe abandi, ushimishe abo muri kumwe mu kigare. Birakwiye? Niba se bidakwiye, hakorwa iki? Niki cyakorwa? Dushakire hamwe. Niki cyakorwa ngo ube wowe? Niki cyakorwa ngo wumve ko kuba uri mu kigare runaka, uri muri groupe runaka, wagakwiye kuba wowe, ukagendera ku ndangagaciro zawe na kirazira, ukagira uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cyawe, ukagira uburenganzira bwo kumva ko abo bagushirisha mu kaga ushobora kubareka hakaza n'abandi beza, ariko iteka ryose ukumva ukajya ku bintu bijyanye n'agapingane. Reka nkora ibi ngibi, kanaka ntabwo yansuzugura, kanaka zasuzugwe nkande, ukajya kuri pressure yo gukora ikintu runaka utateguye, ukanyura mu nzira zitari zo. Birakwiye no kujya kanaka atagusuzugura, atakuvuga, atakujajinga, utamutakaza. Ukaba utari we, ngo batazavuga, ngo bakubone, kugeza ubwo ugiye kuri pressure idakira. Abantu bakajya bakubona ku manywa uratambuka, uraryoshye, urasa neza, ariko wagera mu buriri bwawe ukararurira, ukarara witera ibiyobyabwenge kugira ngo ukunde usinzire. Ese ibyo bintu birakwiye? Reka buri wese aharanire kuvuga ati reka mbege, ba wowe nanjye mbege na wabe we. Ingendo y'undi iravuna, niko umunyarwanda yavuze. Genda iyawe. Reka rero mu gusoza turebere hamwe nk'inama dushobora guha aba muri ubwo buryo bw'ibigare bitandukanye, ndetse ingaruka bakaba bazibona ko zibasatiriye, rimwe na rimwe bakaba banazirimo babibona, ariko kumva cya kintu cyo kudashaka gutakaza ba bantu kiramushyira kuri pressure hato na hato. Inama ya mbere nagira nti itakundanga agaciro zawe na kirazira, wigendera ku byundi. Ni handi nakomeje kuvuga ngo ba wowe, itakundanga agaciro zawe na kirazira. Icya kabiri, iga ku cyo wifuza kugeraho, kimenye, gikorere plan. Ndifuza kugera kuki? Gira ubuzima bufite intego. Buri wese agiye agira ubuzima bufite intego, nkabugira, ndakubwira nanjye nibwira, nawe tumubwira. Buri wese yicaye akagira ubuzima bufite intego, umuntu akajya amenya icyo yumva ashaka kugeraho mu buzima, kandi muri ibyo byose ukomeza gusigasira bimwe maze kuvuga haruguru, indangagaciro zawe na kirazira. Kuko buri ndangagaciro na kirazira nizo zigufasha gufata ibyemezo bifatika. Iyo ufite indangagaciro na kirazira,
ntabwo ari umuntu wese waza kwibwira ibyo yishakiye, ntabwo ari umuntu wese wagushora mu byo ashatse, kuko akubwira ikintu ukabanza ukanyuza muri rwa ruganda, ukabanza ukabyuza ukabyumva, ya ndangagaciro yawe na kirazira bikaba biri aho bihanganye, se koko birakwiye mbikore mbireke, ingaruka ni izihe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari indi nama rero bigoye, bisaba ko bamwe ahari babisengera, bafite izo mbaraga, kumenya guhitamo inshuti nyazo. Kumenya guhitamo inshuti nyazo zagufasha kugera ku byiza, zidahora zigusigiriza ngo zikwereke kuri perfect, zikwereke ko inzira yose urimo ariyo, zihora zigusimbutsa inkike, ntabwo ari uko wagakwiye kuba umeze. Umuntu mwawe umeze gutya na gutya na gutya na gutya, wagakwiye kuba umeze gutya na gutya, ntukigire cipu. Hitamo inshuti nyazo. Iga kumenya guhitamo inshuti nyazo ni ikintu kigoye, kuko umuntu akwihishamo. Umuntu ni umuntu, umuntu ni mugari, ashobora kukwihishamo. Ariko hari uburyo bwinshi wakoresha, uyu munsi ukabigeraho, ejo ugatsindwa, ariko nibura wagerageje. Kamenya nibura inshuti zifite imico myiza. Imico myiza rwose nta muntu utamenya imico myiza iyo ariyo. Imico ijyanye n'ukwemera kwawe, imico ijyanye n'indangagaciro zawe, inshuti zikugira inama, inshuti zikubwira ngo kora. Apana ya nshuti izi kaguhereza ifi ngo rya, ahubwo ya nshuti ikwereka uko baroba ifi. Uko uje akagutamika, neje akagutamika, ni wa wundi uhita gufataho ijambo, asigara akuyoboza telekomande, akagufataho ijambo, ugasigara uri ku bwoba bwe. Niba avuze ikintu ugahita wihuta yes 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 yes, kuko uziko aragutamika, uziko akurekuye wagwa. Iga rero kumenya inshuti zikakwereka ngo ifi bayiroba gutya, no mu gihe nzaba ntahari uzaharanire kwigira, ugenda uroba ifi. Ikindi akakubwira ko gutega amaboko akimuhana kazi imvura ihise. Ya nshuti kubwira ati cagasuzuguro, cagasuzuguro. Umuntu akenshi ihora umutegeye amaboko, ahanini hari ukunda gufata, bishobora kuzana n'agasuzuguro. Rimwe na rimwe ukibeshya ko ari n'urukundo, ariko ari agasuzuguro. Akaba yakwitwaza ibyo akumariye. Simvuze ko ari bose, harimo n'abeza, harimo n'abeza pe. Umuntu akagufataho inshingano nta yindi contrepartie. Ariko abenshi ni wa muntu uzahora utegeye amaboko, nawe akajya asigara nyine akujongera uko abyumva. Ugasigara utaba wowe, ukajya ukora ikintu cyose n'icyo udashaka, gukoresha icyo udashaka kugira ngo aguhereze. Menya rero guhitamo inshuti nyanshuti, inshuti nziza. Iga gufata umwanya wo gutekereza ku mwanzuro nyine w'ikintu ugiye gukora. Niba ugiye gukora ikintu nk'uko nabivuze haruguru, wicare utekereze, jya ahantu urelaxe ubwonko bwawe, ubwubahe, wumve ko umutimanama wawe nawo ufite imbaraga. Umutimanama wawe nawo ari ikintu cy'agaciro muri wowe, mwajya inama. Wumve ko management y'ibyo ushaka kugeraho ari wowe ureba mbere ya byose. Kandi upuranifiye, iki kintu ushaka kugeraho nzanyura muri izi nzira. Wibuka ko inzira zose zitahora zigororotse. Ujye uteganya kunguka, uteganye n'igihombo. Bitandukanye na hahandi umuntu ahora kwereka ibiri muri positive, kuko ari ugutekerereza. Iga kwikorera plani rero, hanyuma
n'ibiri negative wumve ko bibaho mu buzima, birajyana, inyungu n'igihombo biragendana. Kandi iyo wahombye nta pressure y'umuntu n'umwe uriho, biguha ingufu zo kugira ngo wongere ukore. Iga rero kwitekerereza, umenye gukora plan, we gukora ikintu kugira ngo ushimishe bagenzi bawe, aho gukora ikintu kugira ngo bagenzi bawe bazavuge ngo urashoboye kandi urashobotse. Nabo abandi bagutegaga iminsi, we guhangana nabo mu magambo no kwigira uwo utari we no gukora. Uyu munsi baguseke, ejo bongere baguseke, ejo bundi. Icyo nzi cyo ntabwo uzakorwa n'isoni, kuko wabanje uricara, uri relaxa, ubaha umutima nama wawe, inshuti nziza wamenye kuzihitamo. Wabimenye neza ko management y'ibyawe ari iyawe, wabimenye neza ko ari imbaraga zawe utagomba gupfusha ubusa, ugakora plan yawe, then ugashyira mu bikorwa. Inama ntabwo ari cyo kigare cyawe uri kubona ko cyanagushyirishamo gusa. Hari abaguha inama, wa muryango, cya kigare kikwigisha kwikura ku muryango, kikwigisha kwikura ku bazima, kikwigisha kwikura muri za negative peer pressure. Kihorere, ba bandi bari kukubuza nabo bakugira inama. Indi nama rero sa nkaho nasorezaho, nagira ngo mvuge ngo shakira ubufasha aho bushoboka, aho wabubona, utarinze kunyura mu ngeso mbi. Ingeso zishobora kuzanira ingaruka mbi. Wijya gushaka ubufasha ngo uvuye ngo ngiye gushaka ubufasha hariya, urabizi kuri kwita mu kagozi, ariko ukavuga ngo reka mpfe kugenda kiriya kintu nkigereho, ugakora ibitari ngombwa, udahamanya n'umutima wawe kugira ngo wemeze, kugira ngo cya kigare cyawe gihora kikubwira ya magambo adasobanutse, ntukwiye kubigenda n'amaguru, ntukwiye kuba utuye muri iyi nzu, ntukwiye, kugira ngo ukinezeze. Ushakira ubufasha aho bushoboka, wijya kuri pressure y'abandi bantu. Irinde kuba ahantu hagukururira ibibazo. Ikigare burimo kigukururira ibibazo urakibona. Babandi bahora bakubwira tujuru twagiye, ukabibona ko ibyo bintu bishobora no kuba binyuranije n'amategeko, ariko ukemera ukagendera mu kigare, ugahora ahantu hagukururira ibibazo. Irinde kuba ahantu hagukururira ibibazo. Ikindi gikurikiyeho, shyira imbaraga mu byo wifuza. Ibyo wifuza bishyiremo imbaraga. Niba hari icyo wifuza kuba cyo, gishyiremo imbaraga, giharanire. Utangire, ukigire icyawe, abandi baze bakuzuza. Iyo abantu bakunda kubona ko ari bo wishingikirijeho, ni bya bindi hazamo n'agasuzuguro, ukajya kuri pressure yo gukora ibyo bidahamanya n'umutima wawe. Ariko shyira imbaraga mu wo wifuza kuba we. Uharanire kwigira, abandi bazaza. Abandi bazaza rwose. Umunyarwanda yaravuze ngo habana bakize, nawe nukira bazaza. Nawe nukira rwose bazaza. Humura. Rwose icyo ushaka kuba cyo gishushanye, wicare ugishushanye, ugiharanire, ugikore. Yewe ugende wihugure. Ubu ngubu twagize amahirwe, iterambere rigenda ryiyongera,
internet. Umuntu uri gushyira kuri pressure kubera ko ngukorera iki ngiki mu kazi, ngufasha iki ngiki, ajya gukoresha uko ashatse. Ahubwo nawe iga, witinya risk, wigira ubwoba bwa risk. Biragoye, ubuzima buba bugoye, ariko wishakira ahoroshye gusa, ahubwo shakira ahakomeye kugira ngo amatunda uzabona nayo azaba aramba. Ikindi, igirira icyizere, wiga kwigirira icyizere. Urashoboye, wumve ko ushoboye, wumve ko ushobotse. Umuntu umwe yageze kuvuga ngo nta njiji ibaho. Buriya ngo nta njiji ibaho. Ufashe buri muntu wese ukajya umubwira uti akira urupapuro abasha kwandika cyangwa se koresha kuvuga, ushake sije imwe y'ikintu uzi ukimbwireho, ntabwo umuntu yabura icyazi. Nta njiji rero ibaho. Ashobora kuba atazi nk'ibyo uzi, ariko ntabwo ari injiji. Igirira icyizere rero, igirira icyizere, humura. Niba uyu munsi byanze, niba wahombye, niba byapfaniranye, niba byapfapfanye, humura. N'ejo ni umunsi, uracyahumeka. Ariko wijya kuri pressure y'ibintu bituma ugaragara neza inyuma, imbere umuntu wawe imbere akaba yarashize, akaba yarasenyutse. Umuntu wawe imbere niwe w'agaciro kurutaho. Ikirenze ibyo byose rero gikubiye muri ibi byose, navuga ngo reka nsorezeho. Iga kuvuga oya. Iga kuvuga oya. Wikumva ko iteka ryose ugomba kujya kuri pressure yo guhora uri yes. Iga kuvuga oya mu biri ngombwa. Wikumva ko ikintu cyose abantu bagupropose ukumva kuvuga yego, kubera ko mubana muri groupe runaka, kubera ko hari icyo muhuriramo, navuga oya nkabatakaza. Iga niba ubona ari ngombwa kuvuga oya, uvuga oya, udefande oya yawe. Ariko we guhora uri yes. Kuvuga oya ku byiciro bimwe na bimwe biragoye, kubera gushaka kuba babandi batari bo, kubera gushaka kuba mu buzima buri expensive, buhenze, kubera gushaka kwisanisha na kanaka mudakura hamwe, kubera gushaka kwerekana ko nta kibazo ufite nawe wagafashe, ukajya ushakira ubuzima aho butari. Icyo ushyirishijwemo cyose ukaba utabasha kucyanga, uhora muri yego, ingaruka zikazagaruka hahandi wanze ko baguseka, noneho bakaguseka nta n'ubuzima ufite. Nshuti zanjye, reka nsoreze ahangaha ku bijyanye na peer pressure, ku bijyanye n'ikigare. Buri wese mu ruganiriro hano, buri wese ukurikiranye iki kiganiro, yaba ari uwo twagitangiranye tukakirangizanya, yaba se ari bwo ukigifungura, ariko ibi bintu ni ukuri ni ibintu biba muri sosiyete yacu umunsi ku munsi. Mureke rero duhana inama aho uri hose. Hari inama wowe ubwawe wumva watanga, hari isomo se wakuramo, ni uruhare rwawe mu kuba wabisangiza n'abandi. Nsoza rero, reka mbifurize amahoro n'amahirwe, imigisha y'Uwiteka ibomeho, kandi nongera kukubwira wowe ukurikiye iki kiganiro ngo wongere urebe neza, urebe ko wakoze subscribe, ndetse ugisharinge, like na comment ni inkunga ikomeye kuri jyewe. Ndabakunda cyane rero, ni munyemerere tugumane kandi dukomeze dufatana amaboko, twubaka ibyiza, dusenye ibibi, rwo kugira ngo twubake imiryango, twibake ubwacu, twubake imiryango, twubake na society. Bye.